Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye byacu, twizere yuko aho muri ku isi hose hatandukanye mumeze neza kandi niba mutameze neza turabibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo turakubwira tuti komera, komera uhaguruke kigabo, hanyuma ugerageze kwishakamo ibisubizo kuko burya ibyiza bihora imbere. Iyo ucitse intege rero aba ari igihombo gikomeye cyane. Ikindi reka tubanze dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni iby'agaciro gakomeye, muri abantu b'agaciro, nimwe mutuma tudacika intege, nimwe mutwongerera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Niba rero uri umwe mu batarakora subscribe wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo yo kwimakaza amahoro. Ni ikihe kintu wakora cyangwa se wakwirinda niba wifuza kubana amahoro n'abantu bose? Akenshi na kenshi hari ikintu twavuga yuko ari umwanzi w'amahoro, ari nacyo gituma abantu benshi bagorwa no kwimakaza amahoro. Icyo kintu ni ishyari. Ishyari burya ni ingeso mbi cyane. Kenshi na kenshi ishyari niyo ntandaro cyangwa se niryo ntandaro y'izindi ngeso mbi, urugero inzangano, gushyamirana cyangwa se kuzabikwa n'uburakari. Wakwibaza uti se ubundi ishyari riterwa n'iki? Ubutunzi, akenshi na kenshi muri iki gihe abantu bagirira ishyari bagenzi babo kubera babarusha ubutunzi. Ntibaba bifuza ubutunzi bwabo gusa, ahubwo baba banifuza ko babubura. Ni izihe rero ngaruka ziterwa n'ishyari cyangwa se ibibi byo kugira ishyari? Ni ibihe? Ishyari twarigereranya n'ibyatsi bibi biri mu murima. Iyo ryamaze gushinga imizi mu mutima wacu, kuriranduramo biragorana cyane. Iyo umuntu asanganywe ingeso mbi, urugero nk'ubwibone, ubwikunde, ishyari rirushaho gukura. Rishobora gutuma rero umuntu atagaragaza imico myiza, urugero nk'urukundo, impuhwe ndetse no kugira neza. Niba rero wumva akantu k'ishyari gatangiye kukuzamo, hita ugira icyo ukora byihuse utangire urirwanye. Wakwibaza uti se umuntu yarwanya ishyari bigakunda? Yarirwanya ate? Yego rwose birashoboka kurwanya ishyari. Dore ibintu bibiri wakora kugira ngo bigereho. Kwicisha bugufi hamwe no kunyurwa bidufasha kurwanya ishyari. Umuntu cyangwa se wenda reka tuvuge iyo dufite iyo mico myiza tumaze kuvuga, ni ukuvuga kwicisha bugufi ndetse no kunyurwa, ntidushobora kugira ishyari. Kubera iki? Kwicisha bugufi bizatuma tutumva ko turuta abandi. Ikindi kandi umuntu wicisha bugufi ntiyumva ko akwiriye guhabwa ibiruta iby'abandi. Nanone iyo umuntu anyurwa ashimishwa n'ibyo afite kandi ntiyigereranya n'abandi. Umuntu wicisha bugufi rero kandi akanyurwa, iyo abonye hari ugeze ku byiza, iyo abonye mugenzi we ateye imbere, ntabwo amugirira ishyari ahubwo yishimana nawe. Bite rero niba uri umuntu usanzwe urangwa n'amahoro ukaba utagira ishyari?
ese hari icyo wowe wakora kugira ngo ufashe abandi kurwanya ishyari? Yego rwose, umusanzu wawe urahari. Imitekerereze yacu n'ibyo dukora kenshi na kenshi bishobora kugira ingaruka mbi ku bandi cyangwa bikabagirira akamaro. Ibyo ni nk'ihame. Akenshi na kenshi rero isi dutuye nayo iba ishaka ko turata ibyo dutunze. Ariko ibyo nta kindi bimara uretse gutuma abandi bagirira bagenzi babo ishyari. Iyo twirinze rero guhora tuvuga ibyo dutunze cyangwa ibyo duteganya kugura, bishobora gutuma abandi batagira ishyari. Ikindi kintu cyaturinda gutera abandi ishyari ni ukwiyoroshya, tukirinda kwishyira hejuru, wenda bitewe n'inshingano dufite cyangwa se bitewe n'uko twagiriwe icyizere tukazamurwa mu ntera. Isomo rikomeye rero twasigarana ni uko iyo twitaye ku bandi tubikuye ku mutima, tukita no ku byiza bakora, bituma bumva banyuzwe kandi natwe bigatuma twimakaza urukundo ndetse n'amahoro. Ni aha dusoreje ikiganiro cyacu, reka twe kubarambira, twizere yuko hari byinshi mwungukiwemo. Niba wabanye natwe kuva dutangira ikiganiro kugeza tugishoje, ukaba ubona hari amasomo wungutsemo, turagushishikariza kutakihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi iyi videwo urabona amagambo yanditswe share, uyakandeho, bityo bituma ubasha kugisangiza n'abandi. Ikindi natwe ntiwibagirwe kubitwereka byo bikorwa bite, hari andi magambo yitwa like, uyakandeho natwe duhita tubibona. Mwakoze cyane rero kubana natwe, turabasabira Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, namwe mubashe kugira icyo mugeraho. Naho ubutaha rero, bye.